twitaho uzapfa, ubutunzi dushaka buzashira, ariko hari icy'ingenzi ukwiriye kwitaho. Ubu tuvugana Yesu ari guca imanza z'abatuye ku isi, kandi nawe urwawe rwagerwaho. Kubw'ibyo umvira ijambo. Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Healthy Soul and Body. Turishimye ko tugihumeka, turishimye ko Imana ikiri mu ruhande rwacu, turishimye ko tugifite umuvugizi mu ijuru mu rubanza ruri kuba rw'abatuye isi bose. Mbibutsa ko nawe urwawe rwagerwaho uyu munsi. Yesu umusange akubere avoka, umubwire ibyakunaniye, ureke kwitsindishiriza mu byaha ujye ukora ngo ubishakire impamvu, ahubwo wirebe mu ndorerwamo y'amategeko y'Imana. Nubona wanduye usange Kristo akweze. Kwa mbere rwa Yohana hari igice cya 2 handitse ngo, bana bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Rero nifuje ko tuganira ku bintu abantu benshi tudakunda gutekerezaho, ariko mu by'ukuri bikomeye. Mbese wibuka ko uzagira iherezo, umunsi wawe wa nyuma uzagera? Ibyo ubyibuka? Mbese wibuka ko Kristo yagaruka, kuko yaravuze ngo azaza igihe tudatekereza? Mbese aje waba witeguye? Mbese ujya utekereza ko imbabazi zawe zarangira, kesi yawe mu ijuru yagerwaho, bakagusuzuma bagasanga utujuje ibisabwa aho ngaho nta kindi? Ni uko ibitabo bitubwira ko duhereye kuri Bibiliya mu ijuru hari urubanza. Bafite ibitabo 3, icy'ubugingo, icy'ibyaha n'icy'urwibutso. Abantu bose bizeye Kristo bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. No kuvuga abiri mu murimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana Yesu yaravuze ngo kuko umurimo w'Imana ari uyu, nuko mwizera uwo yatumye. Imirimo yose dukora myiza, amagambo meza tubwira abandi yo kubahumuriza, ibikorwa byose byiza, wa wundi wafashije, wa wundi wabwiye ngo komera, byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Hanyuma ibyaha byose dukoze bikandikwa mu gitabo cy'ibyaha. Mbibutsa ko icyaha ari ukwica amategeko. Igihe cyose unyuranyije n'icyo amategeko y'Imana avuga n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, uba ukoze icyaha. Ariko hari inkuru nziza. Yesu Kristo yicaye ku ntebe y'imbabazi, avuganira abamwisunga bose, abemera ibyaha byabo bose bakizera umwana w'Imana yarabapfiriye. Niyo mpamvu iyo mperuka yo kurangira k'urubanza idakwiye gutera ubwoba umuntu wese wizera Kristo, kandi uhora yirebera mu ndorerwamo y'amategeko ye, yakubonaho ibyaha akegera umucunguzi akihana bikuye ku mutima. Indi mperuka rero niyo gupfa. Urubyiruko ruri mu bantu batajya bibuka ko bazapfa, ariko n'abakuru ni uko. Twibuka ko urupfu rubaho ari uko hari umuntu tuziranye wapfuye, ariko nyamara hari umunsi wawe wa nyuma uzagera, umwuka Imana yaguhaye ukarangira, ugapfa ukava mu isi y'abazima. Ibyo bintu ujye ubizirikana. Uramutse uzirikana rero izo mperuka 3, waba mu isi utiraye. Mu by'ukuri ibintu biduhemuza, ibintu biducumuza, abo tubwira nabi, abo dukosereza, abo twambura, mbese inshingano twirengagiza, iby'isi biducumuza, ibyo byose uramutse wibuka ko uzagira iherezo, umunsi wawe wa nyuma ukagera, ntabwo byagutesha umwanya. Ntabwo wajya wirirwa utwarwa umwanya nuko no kuvuga abandi, kubaneguraho, ahubwo wajya wisuzuma wowe ubwawe ukireba, kuko waba uzirikana yuko iherezo ryawe rigeze. Mbese naba ndi mu ruhande rw'Imana? Ibidutwara umwanya tukirundurira mu by'isi tukareka Imana, abasengaga bakabireka bakava mu byo kwizerwa kubera inyungu z'iby'isi. Ibyo byose wibutse ko uzapfa ukabisiga, ntabwo byakongera kugutesha umwanya. Rero mu by'ukuri hari indirimbo naririmbye ivuga ngo, uzibukirwa kuki, uzasiga nk'uruki imusozi. Igihe uzaba udahari ni ikihe cyuho kizabaho? Ujya wisuzuma ukabona udahari, abantu bahomba, bitekerezeho. Ujya wisuzuma ukabona upfuye, waba uri mu ruhande rw'abantu b'Imana, waba ubikiye ubugingo buhoraho, abo Yesu naza akavuga ngo abasinziriye mwene mukanguke, ujya ubona
waba uri muri urwo ruhande. Mu by'ukuri nta giciro dufite twagura ijuru. Gukiranuka kwa Kristo konyine niko kuzaduhesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Gusa ibyanditswe byera bitubwira yuko hariho ibivume bibiri, ngo havumwe umuntu wiringira imirimo itegetswe n'amategeko, kuko byanditswe ngo havumwe udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo abikore. Ni ukuvuga ngo uwiringira imirimo ye akumva ko imirimo yakoze myiza ari izamuhesha iherezo ryiza, ari izamuhesha ijuru, ntabwo ari byo. Imirimo n'imbuto z'abizeye Kristo. Ahubwo kwizera Kristo ukizera gukiranuka kwe ko yapfuye ku bwawe nibyo bizaguhesha ubugingo buhoraho. Hanyuma uwo muntu rero wizeye Kristo, imbuto yera n'izo mirimo, ariko iyo mirimo ntabwo ari imuhesha ubugingo buhoraho. Ubwo wizera imirimo ye akaba ariyo yishingikirizaho, nduhuka isabato, sinica, siniba. Usibye ko wisuzumye wasanga unabikora mu bundi buryo, ushobora guhagarika imirimo ariko ibitekerezo zawe zikaguma muri bizinesi. Iyo ntabwo ariyo mirimo izadutsindishiriza. Icya kabiri, ngo havumwe udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo abikore. Ubwo wibwira ngo Bibiliya ivuga gutya ariko I don't care, njyewe naracunguwe, ngo agakiza nagaherewe ubuntu. Nibyo, ariko nudahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo ubikore, nawe uzaba uri ikivume. Kuko ntabwo wakwera imbuto z'ibyaha ngo waracunguwe, uririmba ngo waracunguwe, ngo wakijijwe n'ubuntu, kandi imbuto wera ari ibyaha. Ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko unyuranya nabyo, ntabwo ari byo. Ubuntu n'amategeko tukwiriye kumenya kubihuza. Amategeko atwereka ko turi abanyabyaha, ubuntu bukatwereka aho dukirira. Rero ibyo bintu ukwiriye kujya ubizirikana, ukamenya ko ukiri mu isi ukwiriye kuzirikana iherezo ryawe. Wapfa, imbabazi zawe zarangira, kesi yawe mu ijuru ikagerwaho, bagasuzuma. Intambara ikomeye mu cyigisho cyitwa isuzuma rubanza baratubwira ngo abantu bose bazaba bagifite ibyaha byanditswe mu gitabo cy'ibyaha bitarababariwe, batihamye ngo bababarirwe, bizatuma izina ryabo rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi n'imirimo yose myiza bakoze ihanagurwe mu gitabo cy'urwibutso. Nshuti yanjye, ukiri mu isi, jya umenya ko ibyo wirirwamo byose hari urubanza. Jya wibuka ko ibyo wirirwamo byose Yesu yagaruka. Jya wibuka ko ibyo wirirwamo byose wapfa. Izo mperuka eshatu uziteho. Reka Imana y'amahoro iturinde kwirara, dukore, ducuruze, twige, ariko twibuka yuko hari umunsi tuzaba tutakibukwa muri iyi si, maze twibaze ngo amaherezo yanjye azaba ari ayahe, kandi nzibukirwa kuki? Mu isi hazaboneka ikihe cyuho? Reka Imana y'amahoro iduhe kubyumva. Healthy Soul and Body, naho twigira ibintu byatuma tugira iby'umwuka bizima ndetse n'umubiri muzima. Mwakoze kuba mwahisemo Healthy Soul and Body. Nakagaruka.